mbaye ikaze kuri Mukire TV. Uyu munsi reka turebere hamwe itandukaniro hagati ya soya bita soya full fat ndetse na soya bita soya cake. Ubu ni ubwoko bubiri bwa soya butandukanye kandi bwose bugira akamaro mu bworozi bw'inkoko bitewe n'ikigero cy'ubukure inkoko zawe zigezeho. Ese wari uzi ko ukwiriye kumenya ibi bintu uko ari bibiri? Ni ingenzi cyane gusobanukirwa ibi bintu bibiri niba uri umuntu ushaka iterambere mu bworozi bw'inkoko zawe, ndetse ukajya ujya kugura n'ibiryo by'inkoko uzi neza nk'umuntu usobanutse ubifiteho n'amakuru menshi kandi yizewe ahagije. Niyo mpamvu ukwiriye kumva iyi video kugeza irangiye kugira ngo aya makuru yose twasizemo ntihagire na rimwe rigucika, kugira ngo byose ubimenye usobanukirwe neza cyane. Mbahaye ikaze, njye nitwa Mr. Sam. Soya zirimo ibice bibiri. Hari igice bita soya seed cake ndetse n'iyo bita soya full fat. Iyo bavuze ngo soya full fat, iyi ni soya iba igisarurwa mu murima bayikaranze cyangwa se bataranayikaranga ariko ikaba itarakurwamo amavuta. Iyi niyo bita full fat kuko nta kindi kintu kiba cyakuruwemo, ni soya iba ikiri umwimerere wayo wose. Iyi soya rero igira ibinure byinshi cyane, ni ukuvuga hagati ya 18 na 20% by'ibinure byose iba ikibifite. Ikagira proteine nyinshi cyane hagati ya 36 na 40%, ndetse iyi soya ikagira n'amavuta menshi cyane atera imbaraga, ibyo bita kalori, bitewe nuko iba igifite amavuta yayo yose. Iyi soya ikoreshwa mu buryo bukwiriye kuko ifasha inkoko kuba zakuza amagi ndetse kuba zakura vuba, ndetse no kuba zagira amagi manini kandi akomeye. Hanyuma hakaza iyo bita soya cake. Soya cake ibi byo ni nk'ibisigazwa bisigara nyuma y'uko soya ikuwemo amavuta. Ni ukuvuga ngo soya bayikuramo amavuta bifashishije imashini cyangwa se bagakoresha ibinyabutabire nk'ibyo bita hexane, aho bafata soya nyine bagakoresha ikinyabutabire bita hexane bagakuramo amavuta, hanyuma ibyo bisigazwa bisigaye nibyo bita soya cake. Ibi rero nabyo bigira akamaro mu bworozi bw'inkoko, nubwo biba byakuwemo amavuta ariko bigira fat za 2%, ariko bikagira proteine nyinshi cyane hagati ya 44 na 48%, ndetse ibi bisigazwa bya soya cake nabyo bikagira na energy nyinshi cyane, ariko ntabwo abiri nyinshi ugereranije na ya soya ya mbere twavuze yitwa full fat. Ibi nabyo bikoreshwa mu kuzamura amatungo, mu kuyakuza vuba nk'ubworozi bw'inkoko, gutuma atera amagi manini ndetse no gutuma amatungo akura vuba, kuko iyi soya iba yifitemo amaproteine. Dore uburyo iyi soya yifashishwa mu biryo by'inkoko rero bitewe n'ikigero cy'ubukure inkoko zawe zigezemo. Izi soya zombi nk'uko mumaze kuzisobanukirwa, iyitwa full fat ndetse n'iyingiyi bita soya cake, ziratandukanye nyine. Uko zitandukanye ni nako zirushwa intungamubiri. Imwe iba ifite bimwe byinshi, ikagira indi ikagira ibyinshi bikeya. Ni ukuvuga ngo imwe igira fat nyinshi cyane, imwe ya mbere iba itarakugwamo amavuta igira ibinure byinshi cyane, hanyuma iyi ngiyi bita soya cake yo ikagira ibinure bikeya kuko amavuta aba yakuwemo. Ariko ibi byose bigenda bigira akamaro bitewe n'ikigero cy'ubukure inkoko zawe zigezeho. Ni ukuvuga ngo imishwi y'umunsi, kuva umushwi uvutse kugera ku byumweru 6 bya mbere, uyu mushwi ukenera ibyo bita soya full fat. Aka kantu tukumve neza, soya full fat yayindi itaratunganywamo amavuta, iyo ngiyo ikenerwa n'imishwi ikiri mitoya kuva ku munsi wa mbere kugera ku byumweru 6, kuko uyu mushwi uba ukeneye proteine nyinshi, ukeneye n'amavuta menshi kugira ngo uyu mushwi ukure vuba. Niyo mpamvu ukenera ya soya bita full fat kugira ngo uyu mushwi uzakure vuba, kandi ukenera n'izo mbaraga nyine zo gutuma uyu mushwi ukura vuba cyane. Hanyuma soya imwe bita soya cake, iyi ngiyo itanga proteine nyinshi, igafasha no kubaka imikaya y'inkoko. Ni ukuvuga ngo iyi ngiyo ikenerwa ku nkoko nkuru nyine, inkoko zakuze zigeze mu gihe cyo gutangira gutera ndetse no gutanga inyama, kuko yo iba ifite proteine nyinshi cyane ikagira fat nkeya, niyo mpamvu ikenerwa n'inkoko nkuru.
hanyuma hakaza ibigwana no kuva ku byumweru 7 kwera ku byumweru 16. Izi ngizi nazo zikenera ino soya bita soya seed cake, imwe nyine iba yakuwemo amavuta, kuko nazo ziba zikeneye gukura cyane mu buryo bugaragara nyine bwo gutangira kwitegura gutera ndetse no gutangira kuba zasarurwamo inyama. Izi nazo zikenera ya soya bita soya cake igira proteine hagati ya 16 na 18 ku ijana ndetse n'ibitera imbaraga. Hanyuma hakazamo ya soya bita full fat, yindi igifite amavuta yayo yose, igifite ibinure byayo byose. Iyi ngiyo ikaba ikenerwa no ku nkoko nkuru zatangiye gutera kugira ngo nazo zigire imbaraga zo kubaka amagi meza manini kandi amagi akomeye. Iyi nayo ishobora kuba yakoreshwa. Ku bantu rero mwari musanzwe mujya kugura ibiryo by'inkoko, nizere ko utu tuntu mudusobanukiwe. Ibiryo by'inkoko buriya abantu babikora ibi ngibi nabo baba babizi neza, kuko baba bazi gutandukanya soya cake, ya soya nyine yabanje gukurwamo amavuta, ndetse n'iyi bita full fat, kuko izi ngizi zombi iyo babashije kuziteranya nibwo zibyara ibiryo byuzuye neza byo kuba byagaburirwa nk'inkoko nkuru kugira ngo nazo zitange umusaruro wifuzwa. Ku nkoko noneho zitera nazo zikenera ingiyi iri full fat nk'uko twari tumaze kubivuga kugira ngo zibone izo mbaraga. Iyi soya iri full fat igira amakarori, ibyo twita amakarori cyangwa se ibitera imbaraga. Ibi ngibi bikaba bikize kuri vitamine A, vitamine D, vitamine E ndetse na vitamine K. No kuvuga izi ni vitamine mu rurimi rw'icyongereza bita water soluble vitamin. Izi nazo ziba ziri muri iyi soya bita soya full fat. Hanyuma hakaza ya soya bita soya cake. Iyi ngiyi nayo igafasha inkoko mu kuba yakora umuhondo. No kuvuga ya soya yabanje gukurwamo amavuta. Iyi ngiyi ifasha inkoko kuba zakora umuhondo w'igi. Hanyuma ku nkoko z'inyama rero za broiler nazo zikenera iyi ngiyi iri full fat kugira ngo izifashe gukura vuba, kuko iba ifite ibinure byinshi cyane. Ibyo binure bikaba bizifasha gukura vuba, ubundi zikajya ku isoko zihagaze neza cyane. Ibi rero nibyo bwoko bubiri bwa soya twe twabateguriye uyu munsi. Hanyuma niba ufite ikindi gitekerezo wakidusangiza. Icyo ukwiriye gusigarana nuko izi soya zombi zigira akamaro. Haba iyi ngiyi yakuwemo amavuta ariyo bita soya cake, ndetse n'iyi ngiyi bita full fat itarakurwamo amavuta. Izi zombi iyo baziteranije birangira havuyemo ibiryo by'inkoko byuzuye byujuje ubuziranenge, ubundi bigafasha inkoko kuba zakura neza cyane hatagize ikintu na kimwe kizikanga. Izi soya zombi ziba zikenewe, ariko nizere ko muzisobanukiwe. Nk'abantu mwajyaga kugura ibiryo by'inkoko, ibi bintu muba mugomba kubimenya nyine kugira ngo mujye mukora ibintu mu buryo bwa kinyamwuga, mu buryo nyine nk'abantu musanzwe koko mubifiteho amakuru yuzuye. Izi soya rero zikagira n'izindi nyungu zitandukanye. Hari soya bita iyi ngiyi bita full fat ndetse n'iyi bita soya cake mu bijyanye n'imbaraga. Tugikora igereranya, namwe murasigarana umwanzuro wanyu. Iyi ngiyi bita soya full fat igira amavuta menshi cyane, mu gihe soya cake igira amavuta makeya. Proteine igakenerwa ku kigero cyo hejuru mu nkoko ziri mu gihe cyo gukura vuba, urugero nk'inkoko z'ibigwana. Ndetse soya cake igakenerwa ku kigero cyinshi cyane nayo mu gihe inkoko zigeze igihe cyo gutangira gutera. Hanyuma se iyi video hari isomo yaba ikwigishije? Dusangize muri comment kugira ngo n'abandi bigireho. Ndabashimiye cyane. Njye nitwa Mr Sam. Niba wumva iyi video ari igufashije, ukande like ndetse ukore na subscribe kugira ngo amasomo nk'aya ngaya y'ubwenge atazajya gucika.